naje mfite inzozi zo kujya kwiga muri kaminuza ikomeye, hanyuma nkakora nkabona PhD, nkazaba umwarimu, nkaba umushakashatsi. Akazi ka mbere nakoze mvuye kuri mikoro za radio flash, mvuye ku Kimihurura ngiye Washington DC. Akazi ka mbere nakoze ndababwira nti ntabwo ndagatangira, bakomeza kumbaza radio nkoraho. Abantu benshi rero bazi ko umuntu wize itangazamakuru buri gihe aba akora kuri radio, ntabwo nkora kuri radio, ndetse nta n'umuntu nzi mu bo twakoranye itangazamakuru ukora kuri radio muri Amerika cyangwa muri Canada. Ndaza kugira inama cyane abantu bataragera muri ibi bihugu turimo, kugira ngo nimujya kuza mumenye aho muzajya n'abo muzasangayo, kugira ngo muzabeho neza cyangwa nabi. Bivuze ko nageze muri Amerika mu mwaka umwe ngakora utuzi 11. Akazi kangaha ntabwo kenshi kaba karyoshye, karashariye bitewe n'imvune gafite, ariko kakaryoha umuntu yahembwe sheke nziza, ibintu biba byahinduye isura. Uzatekereza kujya kwiga bizakunanira, nta nubwo uzabishobora. Ntabwo mvuze ko mutabishobora mwese, muri bake mubishobora. Niba wari umuntu uri serious muri Afrika, wari umuntu w'intangarugero muri community, kuki ushobora kugera muri Amerika? Kuko umuntu yagutanze akakwenfluence. Kuki umuntu akwenfluence kwitwara uko yitwara bantu muri guturuka muri Afrika? Ndabasaba ko muza mushaka inshuti ziri successful. Ntabwo kubungira ahantu ngo nuko ari abantu benshi, ibyo ni byiza kuko community irafasha, ariko se no mu gihe ushoboye kwifasha ntiwatekereza icyatuma utera intambwe iruti yabo? Watanga amahirwe hari wavuga ati ubwo narungurutse nkabona reka mbenetse gushaka, ariko se birakunda? Ntabwo bikunda, kuko wamaze gushaka, wamaze kujya mu nshingano z'urugo, biragukomereye. None uzatwara ikamyo ko tunazitwara amasaha menshi, uzayitwara imyaka ingahe? Ariko uyitwaye ufite akantu wibitseho ku ruhande byagufasha. Umuntu ujya uva muri Afrika akaza muri state runaka, azazi ko akazi kari kuri level ye ari Amazon. Dushake abantu b'inshuti bafite icyo baturusha. Nyuma ya shift nagacupa, weekend Friday kugera kuwa mbere nagacupa, nagastera naga Heineken na Liqueur. Iyi kaba routine y'ubuzima n'aba intellectuel. Niba hari akababaro mwagakwiye kugira mwese, nukujya mujya gutaha ubukwe bw'umwana wacikishije ishuri, nukujya mujya kubutaha mubabaye. Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiye, reka mbifuriza amahoro y'Imana. Mwebwe mwagiye muri Amerika, mwagiye Bugande gushaka amafaranga hanyuma mukayabona n'abayabuze, mwese ndabasuhuje. Mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije guhamuka ronka, mbifurije kutamburirwa imbarara. Ntabwo byakoroheye mugabo. Mumeze mute muherereye mwese? Ndabasuhuje, ndongeye ndabasuhuje, kandi nibwira ko mumeze neza. Murabona ko ibintu byahindutse mu gatoya, ariko nari mbakumbuye.
nari mbakumbuye rwose, hari hashize kabiri imyaka ibaye 5 tutaragaruka i Rwanda, tutagaruka muri Afurika, cyangwa se irarenga, hari n'abarengeje 15 batarasubira muri Afurika. Mugaruke mu rugo ni heza, dusubire mu rugo. Abi Kongo tujye Kongo, dore umutekano wabonetse. Abi Rwanda investment iraryoshye, tubanza turi guhenda. Ntabwo ibi ari byo binzanye, ahubwo nuko bifite aho bihuriye n'ikiganiro tugiye kugira. Hari n'abazi kwizi ngizi ntazumva, ntabwo nzumva koko, ariko nayumva kubera impamvu. Reka tuganire. Muraho neza, murakomeye? Natwe turakomeye. Numukuri bikiri ibiganiro byanjye cyangwa se iyi podcast, ntabwo muzahomba, ntabwo nzabatwarira umwanya. Nakwintertaininga, nakweducatinga. Advocacy ntabwo nayikora kuko nanjye ndayikeneye amafaranga, abayabuze ntacyo nabafasha, ariko mwe mwamfasha mugakanda subscribe. Uyu mugoroba rero ndaje ngo tuganire. Abo dukumburanye ndabasuhuje rero, kandi bifurije amahoro y'Imana. Reka nte gutinda muri ibi, twinjire mu kiganiro hanyuma tuganire. Ndaho ndamahoro, ndakomeye, namwe ndizera ko mukomeye aho muherereye hose. Imana ibarinde kugwa no gusitara, Imana ibarinde impanuka, Imana ibaha akazi mukabone kandi mubona amafaranga, muyishimire yabaronkesheje. Ariko nimutanaronka mukomeze muyishimire, kuko niyo rugira byose. Ntimukagira icyo mupfa n'Imana n'umunsi n'umwe, ntimukiteranye nayo, kuko wahongera hese kurakariye nta na hamwe. Uko rero niko nahisemo kuza uyu munsi, kugira ngo n'utu turirimbo tudufashe, n'iyi mixer nayo igira akazi ikora. Uko biri kose bizadufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bavandimwe muri mu bihugu by'amahanga, ntimukahombere na rimwe, ahubwo muzahungukire. Uyu mugoroba ndaje ngo tuganire ku kintu kimwe cyitwa resettlement, gutuzwa cyangwa se gutura cyangwa kwimukira mu mahanga ya kure. Hari impamvu zituma umuntu yahitamo kugenda akava ahari, niyo mpamvu aho muri muhari ku mpamvu zitandukanye. Turabiganiraho turebe niba icyatuzanye cyangwa se icyabazanye mukigeraho, cyangwa hari abari gutakaza. Hari n'abambajije nanjye ibyanjye, ndaza kubikomozaho. Reka bari byo mperaho. Imyaka 5 irashize ngeze muri Amerika, nawe ufite imyaka umaze aho uri muri Amerika, i Burayi, cyangwa se iyo mvuga Amerika mba mvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Ibihugu bigize umugabane wa Amerika ni byinshi, ariko dukunze kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, kuko ariho benshi mu baje mu buryo benshi bagiye bazamo, ariho muherereye. Abari rero mu bindi bihugu bigize umugabane wa Amerika, ntimukumve ko tubibagirwa, ahubwo nuko muri bake beza. Ku giti cyanjye maze imyaka 5 n'ukwezi kumwe muri Amerika. Ntabwo nzi n'ibicyanzanye narakibonye, ese mwebwe mwarakibonye? Amadolari yarabonetse, ubuzima mwaje gushaka mwarabubonye. Ndizera ko buri wese amerewe neza. Hari uwo twaganira arambwira ngo akigera inahangaha ubuzima bwaramushaririye, yifuza gusubira i Kigali.
ese namwe byabagendekeye gutyo mukihagera byarabagoye kugira ubwo mwumva mukeneye gusubira iyo mwavuye? hari uwambajije cyangwa se abambajije, ndabasubiriza kuri iyi mikoro, ndabasubiza rwose. Turanabyibandaho twinjira mu mirimo dukorera muri iki gihugu. Benshi barayikerensa, abandi bagakora bakura amaboko mu mifuka kugira ngo batere imbere, ariko idolari ntabwo riboneka. Wa dolari wagiye hehe ko twakubuze? Byakugendekeye gute? Kuki utoranya aho ujya ahandi ukatwihorera? Byakugendekeye bite? Ntabwo nzi uko byagenze. Ikiganiro kangitangira, iyi yari intro, yari introduction. Nari ntangiye uku nguku kugira ngo ikiganiro kize kumvikana neza. Yemwe muri aho neza, murakomeye? Ntabicishije amatsiko rero, reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umufaransa cyangwa se umwongereza yaravuze ati, mbwira uwo mujyana nkubwire uwo uri we. Niho tugiye kwibanda uyu munsi. Mbwira uwo mujyana, hanyuma nanjye nkubwire uwo uri we. Ndaza kugira inama cyane abantu bataragera muri ibi bihugu turimo, kugira ngo nimujya kuza mumenye aho muzajya n'abo muzasangayo, kugira ngo muzabeho neza cyangwa nabi. Amahitamo azashingira kuri mwebwe, ariko n'abo musanga aho mugiye babigiramo uruhare. Uti gute? Ndaje mu kanya. Hanyuma imyaka 5 irashize ngeze mu gihugu. Abantu benshi twari tuziranye bakunze kumbaza bati, ukora iki? Wowe ukora iki? wowe dukurikiye ukora akazi warotaga k'indoto zawe, k'inzozi zawe muri Amerika, cyangwa wawushije intego? Akazi kahangaha ntabwo kenshi kaba karyoshye, karashariye bitewe n'imvune gafite, ariko kakaryoha umuntu yahembwe sheke nziza. Niho tugiye kwibanda aho ngaho. Benshi banzi ndi umunyamakuru mu Rwanda, ndetse ndi umuyobozi ku gitangazamakuru nakoragaho. Nkigera aha ngaha barambwiye bati, uzatangira akazi ryari? Ndababwira nti ntabwo ndagatangira. Bakomeza kumbaza radiyo nkoraho. Abantu benshi rero bazi ko umuntu wize itangazamakuru buri gihe aba akora kuri radiyo. Abantu bakomeza kumbaza, ariko uyu munsi ndaje ngo mbasubize, ariko namwe ndababaza. Ntabwo nkora kuri radiyo, ndetse nta n'umuntu nzi mu bo twakoranye itangazamakuru ukora kuri radiyo muri Amerika cyangwa muri Canada, keretse radiyo nk'iyi ngiyi ndi kuvugiraho. Menya byoroshye ko nayivugiraho nawe ukayivugiraho, ariko izindi ntabwo nzi ko byoroshye. Ntabwo rero naje ngo nkore kuri radiyo. Ndababwira akazi nakoze nako nkora ari kose se. Nakoze akazi kose. Umwaka wa mbere muri Amerika nagiye gufayiringa amataxi, cyangwa se no gufayiringa amataxi niko babyita mu Kinyarwanda. Hanyuma natwaye twa dupapuro dutangwa na kampani, natwaye ari udupapuro 11. Bivuze ko nageze muri Amerika mu mwaka umwe ngakora utuzi 11. Urambaza uti kubera iki? Byakugendekeye bite?
ntabwo byanshobokeye ngo nkore kamwe kuko bitashobotse. Numvaga nkeneye kugerageza kugira ngo mbashe kubona akazi kandyoheye. Akazi ka mbere nakoze mvuye kuri mikoro za radio flash, mvuye ku Kimihurura ngiye Washington DC. Akazi ka mbere nakoze kitwa housekeeping cyangwa se nari ndi room attendant. Ntabwo nabivuze, benshi barabimbaje ndabyihorera sinababwira, ariko ubu ngubu nabivuga. Kari akazi gashariye, abahakoze murabyibuka cyangwa abahakora murabizi imvune zaho. Ku muntu wari uvuye i Kigali nyereza gatoki ntabwo byari byoroshye. Ako nkarangije kananiye nakoze utundi 11, utundi 10 kaba ka 11. Mutwo nakoze harimo ibikarito, n'ubu ndacyabikora nakamaye nagakora, ariko ubu sindi gakora. Imyumvire yarahindutse ku buryo icyo nkeneye ari amafaranga gusa, ahariho hose nayahasanga. Igitangaje ku bantu rero bumva akazi keza muri Amerika ari ako muri ofisi, naho narahakoze. Nakoze no muri banki, ndo umukashiya cyangwa se umutera. Ariko niba ari akazi nakoze kambereye kabi kakampemba intica ntikize, ni igihe nakoze muri ofisi natebeje, nambaye karavate, nambaye costume, nambaye congo nayihanaguye muri Amerika, muri banki n'ahandi nakoze. Utundi nibuka nakoze ubwo mvuye muri izo za Amazon, natwaye imodoka bakajya bantuma guhaha, ntwara n'abagenzi nabo n'ubu ndabatwara, mbabonye nabatwara bari bumpembe neza. Curuza umunyenga, ibyo ndabikora. Still abantu bambaza bati ukora kuyihe radio, nkabihorera. Nyuma y'imyaka 5 nje kwibabwira kuko nabikoze kandi bikantungira umuryango. Naje mfite inzozi zo kujya kwiga muri kaminuza ikomeye, hanyuma nkakora nkabona PhD, hazaba umwarimu, nkaba umushakashatsi. Ariko ibyo twibwira tuza biratugora cyane kubishyira mu bikorwa bitewe n'ubuzima bugoye bw'iki gihugu. Birashoboka ko mwe byaboroheye, mwe mwabibashije. Niyo mpamvu abantu bagira ngo baganire kugira ngo ugifite igaruriro afatihe n'igihebeba. Ibyo narabikoze. Akazi mukora mwebwe mundeba, mwebwe munkurikiye, akazi mukora naragakoze. Ni duke ntakoze, icyo kora ntabwo nabashije kujya kubaga, ariko nabyiba ngombwa nari kubikora kugira ngo ubuzima buboneke, kugira ngo ubuzima bw'umuryango bukomeze budahagaze, simpagarare, nicare cyangwa se ngo bankure mu nzu yabo. Ubwo ni ubuzima dusangiye aba diaspora, amabene y'ibanga, amabanga yanyu nyashyize hanze, wa mugani wa babahungu, amabanga nyashyize hanze. Ariko icyo ngamije ni ukugira ngo dufashe abantu baza muri iki gihugu. Turabitekereza ngo turajya kwiga, nitugera aha ngaha turajya mu makaminuza tuminuze, ariko hari ubwo tuhagera bikatunanira ndetse bikatugora bitewe n'imiterere y'igihugu ndetse n'inshingano umuntu agiye agira umunsi ku wundi, bikatugora. Ababishoboye muri kubishoboza iki? Turaza kuganira, kandi ndava aha ngaha mbakuye ku izima. Uwabinaniwe nkanjye abitangire, yizirike, kugira ngo iyo mirimo dukora ubu ngubu iduha amafaranga twumva ko ari menshi. Ayo mafaranga atazatuma dusaza tukiriho, tube tuyaretse hanyuma tugire ibindi dukora. Hari ikintu cyambabaje ndetse n'ubu kiracyambabaza ku buryo bukomeye. Ababyeyi
iyo mbabona mwishimira kwakira inkwano y'ibihumbi 13, 14 by'amadolari, amafaranga akarangirira mu bukwe, umwana w'umukobwa agashyingirwa ari muto acikishije ishuri, umwana w'umuhungu nawe wigaga akavamo agashaka umugore, agasanga wowe mubyeyi muri kampani ukoramo mugakorana. Babyeyi, ibyo bintu mwumva biryoshye koko? Ko imirimo muri gukora y'imvune idasaba ubwenge bukenewe mu gihugu, imirimo yo guterura, imirimo yo kubaga, imirimo y'imihanda, ubwo buzima kuki mubushima mukabushimira n'abana banyu? Ikibazo ni ikihe? Ngo harya urubanza ngo rwakunaniye ngo ururagane. Babyeyi, reka tuganire. Iyo mirimo narayikoze, namwe murayikora, twaranakoranye benshi. Hari n'uwo twajyaga duhura akambwira ati nawe uri gukora hano? Ntindi kuhakora. Ndakora hehe? Ndakora ahangaha kuko. Babyeyi, reka tuganire. Iryo shema mufite ryo gushyingira abana bagacikisha amashuri bakaza mugakorana, yari bwiga akarangiza kwiga akazakora akazi keza, akaza no muri iyo kampani ari supervisor wawe. Ese byaba biryoshye bite ubaye ukora umwana wawe akiga ukamuvunikira, hanyuma yarangiza kwiga akaza muri kampani ukoramo, ariko akaza ari umutekinisiye, akaza ari umwayiti wa kampani, akaza ari HR wa Amazon, akaza ari umwayiti umugenda akajya gusenya systeme muri gukoreramo, yarangiza akayubaka. Byaba bigutwaye iki? Iyo mirimo impamvu mbabwira ko nyifiteho ubuhamya nuko nayikoze kandi ivunanye, ikaba ari imirimo igoye, ariko kandi uheraho ngaho. Abamaze imyaka myinshi bakora muri Amazon, hari uwo twavuganye arambwira ngo amaze imyaka 6. Yego agitangiramo byari byiza, ahembwaga amadolari 12, 10, baragenda bazamuka. Nyuma y'imyaka 6 arahembwa amadolari 19 ku isaha. 19 ku isaha ya 2024 ntabwo aruta cyane 12 ya 2012. Aho gushaka wasanga ayo mafaranga ya 2012 ayo yari menshi. Icyo gihe inzu yaguraga ngahe? Mortgage yaguraga ngahe? Inzu ubu ngubu turi kugura 400,000, yaguraga 200,000 cyangwa se 150 mu myaka 12 ishize. Ifaranga agaciro karyo icyo gihe ubu ngubu karanyeganyeze, ntabwo kameze neza. Nubwo wavuga ko wazamutse mu mafaranga wahembwaga cyangwa se uhembwa, ariko urebye neza wasanga ahubwo warasubiye inyuma. Amafaranga dukorera hafi ya yose ajya kuri bill. Reka nze mbabaze, amafaranga mu saving nangahe angana iki? Ntayo du saving. Dufite n'imiryango twagiye dusiga muri Afrika, hanyuma imiryango iriyo nayo ikaducura bufuni na buhoro. Rimwe na rimwe bamuhijana akavuga ati ryarinde utwerera niryo umpaye, ati aya ngaya burebure. Ariko abayakorera ibyiza nuko nabiyo bageze muri iki gihugu baravuga bati burya ntako mutari mwakagize. Reka ntekudeviya cyane ngaruke kuri topic y'uyu munsi. Kuki imirimo turi gukora mibi ivunanye iduca umugongo, kuki tuyiraga abana bacu? Turi kubakosha, ayo mafaranga agahera mu bukwe ugakomaho n'ayawe, ugakomaho ayawe, ayo bari kuguha y'umukobwa wawe ucikishije ishuri kandi yari afite aho ageze, bari kuyaguha agasigara mu bukwe n'ayo bagutwereye yose.
akagendera mu bukwe bw'umunsi umwe, ubuzima bukarangirira aho ngaho, umukobwa akajya mu rugo rwe, hanyuma ejo akapurika muri Amazon, akapurika muri JBS, akaza mugafatanya akazi, mukajya munyuranyuranamo, mugahurira muri break room, acikishije ishuri, ejo akabyara, akabatangiye ubuzima nk'ubwo wowe mubyeyi we urimo gukora cyangwa se urimo kubamo, akabagutangiriye aho ngaho. Hari abajya bavuga bati tuzakomeza kwiga, ariko iyo mugeze aha ngaha, iyo wamaze kugira responsibility, iyo wamaze kwinjira muri mortgage, iyo wamaze gushyira icyera ku bibero, wabyaye, iyo batangiye gukohereza bire y'amazi itandukanye n'iy'umuriro, ibintu biba byahinduye isura. Uzatekereza kujya kwiga bizakunanira, nta nubwo uzabishobora. Ntabwo mvuze ko mutabishobora mwese, muri bake mubishobora, ariko muzi ko mubishobora bibagoye cyane. Ngira ngo uwatanga amahirwe hari uwavuga ati ubwo narungurutse nkabona reka mbe ndetse gushaka, ariko se birakunda? Ntabwo bikunda, kuko wamaze gushaka, wamaze kujya mu nshingano z'urugo, biragukomereye. Igishoboka ni ugufata iyo karito neza, hanyuma uyifate neza rwose, ujye utegereza ko bakongera amasente 50 nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka 2. Nunyerera gato bakwirukane, n'ubu akazi katangiye kubura, ka kandi twita entry level, ka kandi k'abatangizi batize, babandi muvuga ngo ntabwo basomye, katangiye kubura nako. Noneho na cya cyongereza tuvuga ngo turazi, cyangwa se kimwe bo bimeza ko tutazi, bakita ngo ni broken English banyaga barasuzugura, kandi tukumvikana, ariko bakavuga bati ni icyongereza gicitsemo cyangwa se kiri broken, gikomeretse. None babyeyi, iyo mirimo turi gukora, ese birakwiye ko tuyikorana n'abana bacu? Bitwaye iki kuko umwana wawe yakora akazi keza waramugiriye inama, aho kwishimira kumushyingira, ejo akaza gufatanya ubuzima nawe? Ibibazo ufite byakurenze, nawe akabona nkabyo. Ntabwo byoroshye babyeyi. Niyo mpamvu iki kiganiro ari ingenzi, kugira ngo mbakebure. Ngera muri iki gihugu nifuje gukora akazi nakoraga, mpera ahitwa ku Ijwi rya Amerika. Reka nshimire umugenzi wanjye, mushiti wanjye Claude Ganza Munyamagana, bakoreraga Ijwi rya Amerika ari i Kigali. Ngira ngo yabaga ataraza, turaganira, ankubita igitekerezo ati jya kureba ba boss wanjye, ubabwire barakuzi, bazagufasha rwose, uzahita winjira mu kazi mu buryo bworoshye. Nanjye niko nabyumvaga, numvaga rwose bari bumfashe ngatangira. Ariko nkigerayo, nkibonana n'umugabo bita Etienne Karekezi, banciye intege, barambwira bati se shaho wagiye ukaba usubiye mu ishuri ukareba ayo mashuri mwazanye bavandimwe, atiyongeraho undi mwaka umwe wahangaha? Ndakubwiza ukuri, nta kirimo. Wavuye iriya ari engineer, iyo atageze aha ngo yongereho akantu gato, aba nk'abandi bose. Ntabwo ndi kuvuga ngo ni bose, ahubwo muri rusange biragoye. Nagiye mbona abantu bari abaganga, yagera muri iki gihugu akaba nk'abandi bose, yari umuganga wize, umuganga wemewe n'igihugu. Abavandimwe barambwiye bati genda ushyiraho akandi ga professional course, wenda bizagufasha. Batariko biragoye, ufite umuryango, tugenda ubanze wiyubaka, urebe ko wamenyera n'amakaritiye y'inangaha. Abashimira cyane umuvandimwe Rwema, ndagushimira cyane. Ndagushimira cyane rwose, wampaye inama, tugenda urebe ko wagira akantu ushyiraho, nibura
bizakunda. Banze kumpabura kugira ngo nanjye nzabyirebere, ariko maze kubibona nanjye. Maze kubibona ko bitoroshye, niyo mpamvu nicaye ahangaha ndi umutangabuhamya ndetse nkaba n'umujyanama wanyu mwebwe rubyiruko ruri muri iki gihugu. Bavandimwe, niba hari akababaro mwagakwiye kugira mwese, ni ukujya mujya gutaha ubukwe bw'umwana wacikishije ishuri. Ni ukujya mujya kubutaha mubabaye, mukagenda mudashaka. Mujye mugenda mudashaka, kuko uwo mwana ataye ishuri rizatuma agira icyo yigezaho, akakigeza no kube, akakigeza kube abe mvuga n'abazamukomokaho. Ese turasiganwa n'iki bavandimwe? Basore, amafaranga y'iki gihugu ko hari ko muyabona, ko hari ko ntazajya, mwakomeje mukiga mukazayarira rimwe. Iyo mbonye umusore wavuye i Kigali ari umuganga cyangwa se enjeniyeri, ari umu IT, akora muri minisiteri runaka, cyangwa se ari umudeje mu kigo runaka, nkamubona ari gukora DoorDash cyangwa se arimo gukora Grubhub cyangwa se delivery, njya numva mbabaye pe, ntago mbabeshya. Numva mbabaye nkavuga nti kubera iki? Abo ntari buvugeho kugira ngo ntakoma rutenderi, ariko nshaka nabavuga. Iyo nkubonye uri umwayiti mwiza, nkabona urimo uratwara ikamyo, numushake mungere nabi, njya numva mbabaye pe, ntago numva nishimye. Ni byiza kuri kuyakorera, ariko se ayo ngayo n'amafaranga uzakorera imyaka ingahe? Birababaje kuba abafite uburyo bwo kujya kwiga kugira ngo muzagire abo muvamo b'abayobozi b'iki gihugu, cyangwa se bazanasubire n'iwabo mu bihugu byacu bya Afurika aho twavuye, tuhateze imbere twarize. Birababaje kandi biteye agahinda. Babyeyi, mukangurira abana kwiga. Basore, bakobwa, bavandimwe, bashiki banjye, mujye kwiga, mureke kwihuta. Muzayasanga, n'abo bagore mwifuza muzabatunga, muzabyara, muzarongora. Bakobwa, ko muri kwirukanka, muri rukanswa n'iki? Muri rukanswa n'iki? Mwaretse tugakora, tukiga, tukagira ubumenyi, tukaba abantu bakenewe n'igihugu, aho kugira ngo dukenere igihugu. Aho kugira ngo dukenere igihugu, aho kugira ngo igihugu kidukenere, turagikeneye cyane kurenza uko tugikeneye. Menya mbivuze nabi, reka mbisubiremo. Ni byiza ko igihugu kidukenera kuruta uko twe tugikenera. Ntabwo bikwiye ko ujya gusaba akazi bakakwima, bakabaye bagushaka ngo bakaguhe, aho kugira ngo wowe ubashake bakaguhe. None ubu ngubu turi kugashaka bakakatwima, kuko bamaze kuduca amazi, bamaze kudusuzugura, kuko tudafite ubumenyi tubazaniye, ahubwo tubazaniye ubumenyi nk'ubw'abandi bose. Tuje nk'abandi bose, tuje turi imbabare. Kuki dukeneye kuba imbabare mu gihugu twakabaye dutangamo umusanzu? Byaba na ngombwa baraduhaye ubumenyi tukabacika tugasubira iwacu. Iki kiganiro kiri serious, mu cyumve rwose, nubwo natangiye ndi kubintataininga nzanamo iby'Ubugande, ariko I'm serious. Nagira ngo mbereke ko aya mafaranga twaje gushaka tutayakeneye cyane, mbere yo kugira ngo tubanze dushaka uburyo tuzayabonamo burambye. Ikintu muracyumva?
ayo mafaranga turayakeneye, ariko dukeneye kugira kubaka uburyo tuzayabonamo burambye. Kuki ibyo bintu bitunanira? Kuki babyeyi mutabidukundisha? Kuki babyeyi mutabidishishikariza, ahubwo mukadushishikariza cyangwa se mukadukundisha gushaka amafaranga ahari n'ahadashoboka kugira ngo tuze dufatanye? Hari n'ababyeyi nabonye iyo umwana avuye mu ishuri atanavanywe muri ikindi kintu yishimira ko agiye kumufasha kwishyura bire. Uri umubyeyi gito, you're not serious. Ntabwo uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi gito. Wakabaye umuca intege ukamufasha akiga, akazagufasha igihe gito, akazajya kubaka urwe ajyanye n'ikintu kizima cyitwa diplome. Niba hari ikintu kinezeza cyanezezaga ababyeyi, ni ukubona umusaza yambaye ingofero ari gushimirwa n'umwana we wabonye bachelor's degree, wabonye diplome. Umubyeyi akambara ingofero, umwana akavuga ati iyi diplome ni wowe nyikesha mubyeyi. Ariko ababyeyi b'ubu ngubu umwana ari kuva mu ishuri mukaba mubonye umufatanyabikorwa. Ntabwo ari umufatanyabikorwa wawe, ahubwo wowe uhinduka umufatanyacyaha w'umwana. Kandi byashobokaga yuko umuntu agira icyo akora akagira icyo ageraho gifatika, ariko ababyeyi ntabwo muri kudutera ingabo mu bitugu ngo mudufashe guhitamo neza. Icyo mushaka nuko dufatanya. Yego, iyo kamyo wayitwara rwose ntacyo bitwaye muri izo traffic z'ibihugu z'amastate mubamo, mwajya muzitwara izo kamyo, ariko n'uyitwara ayitwara afite akandi kantu yibitseho. Hari abonzi rwose bagiye biga, kuko iyo kamyo ari itanga amafaranga menshi kandi mu gihe gito, akiga yarangiza kwiga afite diplome ye ya hano, apana ziriya diplome zacu twagiye tuzana. Yayigeza ahangaha akavuga ati nkeneye 50,000 byihuse. Biroroshye kuyabona 50,000 rwose uri gutwara ikamyo, akagenda akayakubita akagaruka agahita ajya mu bindi birebana n'ubuzima bw'igihe kirekire. None se uzatwara ikamyo ko tunazitwara amasaha menshi, uzayitwara imyaka ingahe? Ariko uyitwaye ufite akantu wibitseho ku ruhande byagufasha. Uyitwaye igihe gito ukagura iyawe, ukayitwara ikindi gihe gito, ukayiha umudriver, ukajya mu bindi, yajya kwishyura $1,000 buri cyumweru, akongera kuri yandi uri guhembwa, ubuzima bukaryoha. Ariko uzayitwara imyaka ingahe? Mureka bazitwara tuzitware, kuko tudafite ikindi cyazisimbura. Ariko abagifite uburyo bushoboka, ntabwo ari akazi kanyu. Icyiza nuko mwajya kwiga. Reka nsoreze kuraka. Nari mbabwiye ngo umunyarwanda yaravuze ati mbwira uwo ugendana ure nkubwire uwo uriwe. Ubu butumwa ndabuhereza abantu bitegura kuza muri Amerika, baba barakinnye lotari bagatsindira green card, baba baje ari impunzi mu buryo bwa resettlement, ari abaje ari aba asylum seekers. Mwese duhurira muri kibuga cy'iki gihugu. Reka mbabwire, iyi ni experience nabonye ahantu henshi. Buriya umuntu yakabaye yifuza gusanga umuntu ufite icyo azamumarira, nawe yagize icyo yimarira. Reka mbabwire kandi mbabwize ukuri, iyi ni experience yanjye, namwe muzagende mukore observation, muzagira icyo mukuramo. Nasanze aho umuntu agiye abamwakira ubuzima babayemo, nawe nibwo ajya abamo. Ntabwo ari kenshi umuntu ajya muri societe cyangwa se muri community iyo muri state runaka ngo asange bose bakora akazi runaka ajye gukora. Kandi uyu munsi ahomba umubare munini w'abantu tubana, mwese murabizi, mukora muri Amazon. Nka 40% cyangwa se 30% bya community mbamo bakora muri Amazon. Abataba muri Amazon bakora mu yindi company nayo yaba ifite abangana nabo,
cyangwa se barutaho. Kampani ugasanga nka community y'abavuga ururimi rwacu tuvuga nta kampani ari kampani ushobora kujyamo muri iki gihugu cyangwa se muri state rekanze mbyegeze mu mujyi mbamo. Hari kampani ushobora kujyamo kabura umuntu wo muri community, kandi ni community nini igaragara mu mujyi, ni community izwi y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni community nini muri uyu mujyi. Ariko biratangaje ko ushobora kujya muri kampani ntugire n'umuntu n'umwe usangamo. Kubera iki? Umuntu wese uje azi ko azakora muri Amazon, arizo nzozi ze bavandimwe. Inzozi zo gukora muri Amazon ntabwo ari inzozi zikwiriye, inzozi ku muntu udafite ikindi yakora. Umuntu ujya uva muri Afurika akaza muri state runaka, azazi ko akazi kari kuri level ye ari Amazon. Ntawe ujya uzatekereza ko azaza akinjira muri kampani igihe gito agahita yaplika scholarship akajya gukorera degree yindi. Ni bakeya, hari n'ababitekereza ariko bikarangira mutabigezeho, ariko nibura wabitekereje. Ariko abantu benshi mpamvu mbabwiye ngo mbwiro uwo mujyana nkubwira uwo uri we. Dufite abantu bari seriye bagiye bangizwa naho bagiye basanga muri state. Umuntu akaba yarabagiriya atanywa inzoga, ari umuntu w'umusirimu uzwi nk'umusirimu, yagera muri iki gihugu bitewe n'abantu ahasanze bakamujyana muri kampani bakamuha ID, ugasanga nawe asigaye yirirwa mu ducupa, nta kindi kintu ashobora gutekereza gituma agira icyo abasumbya. Niba wari umuntu uri serious muri Afurika, wari umuntu w'intangarugero muri community, kuki ushobora kugera muri Amerika kuko umuntu yagutanze akakwenfluence? Kuki umuntu akwenfluence kwitwara uko yitwara ari umuntu mutari kuri level imwe, agahita gushyira kuri level ye kandi ukayigumaho? Ntabwo nanze kuguba kuri level y'abandi, wakabaye yijyaho ukaba kuri iyo level ye, ariko mu gihe gito umaze kwiyubaka ukamwiyufura ukamureka ugahita ukurikira dreams zawe nkuko wamurutaga hano muri iki gihugu, ukongera ukamuruta. Mubiterwa n'iki? Kuki twumva tunyuzwe n'ubuzima turimo namwe aba intellectuel tugashima tukanyurwa no kwicara niyo kamyo basi mube wanayijyamo, ukumva rwose nyuma ya shift nagacupa, weekend Friday kugera kuwa mbere nagacupa, nagastera n'agahenken na rikeri? Iyi kaba routine y'ubuzima n'aba intellectuel. Birababaje kubona umuntu yize muri groupe officielle, reka bariho ntanga urugero, ariza aratsinze, abandi bo bagiye kwiga muri 9 cyangwa se nta nubwo banagiye kwiga. Warangiza ukajya muri kaminuza y'u Rwanda ukabona lisansi nziza yo muri engineering cyangwa se ya physics, pure science. Warangiza ukajya kwiga kaminuza ukagira degree yawe uri first class. Wagera muri Amerika kuko uhasanze abantu batari smart, ugahita uba nkabo, inzozi zikarangirira aho ngaho. Ubiterwa n'iki? Kamba challenging na challenge urubyiruko bari gushaka cyane, ariko reka nze challenging namwe abantu twita ko muri aba intellectuel. Kuki tudashyiraho ingamba ngo turenge ubuzima abandi twita ko twari tuyoboye mu bitekerezo, opinion leaders? Harabura iki? Hagira umbwira ngo mbese wowe byakugendekeye bite? Nanjye uriya naguye mu mutego, birashoboka, ariko kugwamo si ukuwuheramo. Nshobora kuba wenda nanjye n'iryo shuri mbabwira ntararijyamo cyangwa se ntarijyamo, cyangwa se mfite ingorane zaba ari wowe utazigira. Ntimundebereho, mwumve ibyo mbabwira, ntimurebe ibyo nkora, sibyo? Mwumve ibyo mbabwira, ntimurebe ibyo nkora. Tubuzwa n'iki gushyiramo ikinyuranyo hagati yacu n'abandi batureberagaho? Ko byoroshye wenda bikagorana bitewe n'inshingano. Kuki
tutazirikwa n'inshingano ariko ibindi twagaragaza itandukaniro. Mfite ingero z'amastate nagiye njyamo ngasanga uko umuntu yaje ahagera bwa mbere abandi bose bamukurikiye muri kampani akoramo, abandi bose icyanywa nabo nicyo basigaye bamwe, ibigare ni bimwe. Ariko nabonye n'ahantu hari kominote z'abasore bagera ahangaha bagahita bajya kwiga, ejo kumva umwana w'umusore yavuye iriya wenda ataranarangiza na lisanse, yagera hano agahita asubira inyuma mu wa mbere agabona lisanse agakomeza agakora masters akaba yarangije. Hari n'abari gukora za PhD kandi babana batoya akagira gutya wenda akazashaka n'urugo. Rero abo ngabo nibo dukwiye kureberaho, dukwiye kubareberaho bakadufasha tugabanye confidence, ariko twumve ko dukwiye gutera intambwe tuve mu gatebo turimo tujye aho abantu bashobora kutureberaho. Bantu muri guturuka muri Afurika, ndabasaba ko muza mushaka inshuti ziri successful. Ntabwo kubungira ahantu ngo nuko hari abantu benshi, ibyo ni byiza kuko community irafasha. Iyo ugiye ahantu hari bene wanyu cyangwa se muvuga ururimi rumwe baragufasha birumvikana, ariko se no mu gihe ushoboye kwifasha ntiwatekereza icyatuma utera intambwe iruti yabo. Ndabachallenginze rwose, kandi namwe byananiye igihe kiracyahari. Niba niyo kamyo wayitwara gitware, ariko yitwara ufite gahunda. Abafite imiryango biragoye kujya mu ishuri ukiga bitewe na shift y'akazi, gukora full time ukiga full time biragoye, ariko hari ababikora. Abo ngabo nibo bakwiye kuduha urugero rwiza tugenderaho. Rero reka nsoreza aha, simvuge byinshi, ni na byinshi mvuze ariko byari ingenzi. Dushake abantu b'inshuti bafite icyo baturusha. Burya kujya gushaka inshuti muri ku rwego rumwe nta kizagufasha. Shaka umuntu ufite icyo akurusha, ubwenge burarahurwa, umukureho ubwenge. Niba ugiye kuza muri Amerika, wiza utekereza ko akazi kawe uzakora kitwa Amazon. No, hari utuzi tutari Amazon, hari utuzi wajyamo tutari Amazon tukanagufasha n'ubwo buzima bundi, nayo ntabwo ari mbi wayijyamo. Ariko se ukwiye kumva ko ukwiye kujya muri Amazon ariyo standard y'ubuzima bwawe muri Amerika? Oya. Reka rero dufate gahunda nziza aho bishobokera, nubwo wanafata na online class uyifate, ariko kuri bano bana barumuna bacu bano batoya b'abasore bari gushaka muri iyi minsi, bro mbaciye intege kabisa. Gushaka ni byiza, ariko ushatse ufite degree yawe ugasupportinga umugore wawe nawe akaziga, wenda akajya yiga ari no gukora byoroheje, twazagira imiryango ifite n'abayobozi. Nabonye mu minsi yashize hari umusomali wari ugeze ku rwego mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Ntabwo nabiteguye mba muberetse, ariko mumushakisha. Umusomali rwose bagiye bagera muri iki gihugu kera bakiga, ariko abashoboye kwiga ni kominote zihari zifatika. Abandi babaye abacuruzi. Ntabwo ari bibi kuba umucuruzi, ntabwo tubafite muri kominote yacu y'abacuruzi. Ni byiza, ariko nibura uba ufite icyo uheraho. Mu Kinyarwanda njya numva bavuga ngo iyimijwe n'ikaramu ngo ntiramburura. Reka rero dukomeze gutyo bavandimwe, dutere inkunga barumuna bacu. Izi DIY zizagabanuka kuko umuntu yabaye smart. Umuntu wagiye mu ishuri burya ariga akagira ubwenge, agashyira no mu gaciro. Nta muntu w'umusirimu ukwiye kunywa inzoga ngo narangiza niba yanayinyoye atwaye imodoka yasinze. Ibyo bintu ntabwo byiyubashye, sibyo? Umuntu w'umusirimu rwose uhabwa DIY ntabwo uri seriye bro. Ukwiye niba wumva wanyoye iyo modoka yireke, ufata akawuba cyangwa se uhamagara umuvandimwe aza gutware. Ariko kunywa wumva wasinze ugahita ushyiraho confidence ugatwara no mu muhanda, nta muhanga kuri vola. Ntabwo ndi kubatota. Niyo ugize niyo accident rwose bakareba bagasanga ntabwo byaguturutseho, birashoboka, ariko iyo basanze wanyoye niho biba byaturutseho. Vraiment tuba abasirimu kandi
dukore neza tuba abantu bari smart, twe kuba abantu babera umutwaro igihugu nabera umutwaro community tubarizwamo. Ndumva rero ari ibyo nababwira, reka duhine ukunguku bifurize guhaha no guhirwa no kuronka abari mu mihanda, Imana ibarinde impanuka. Hanyuma abari mu mashuri courage rwose, tuzajya twishimira ko twabonye amadiguri muri community yacu kuruta uko twishimira ko twashingiye. No gushyingira ni byiza, ariko dukwiye kugira amadiguri aruta ubukwe dukira muri community. Rwose ibyo bintu ababyeyi niba mubyemera mukore subscribe, hanyuma kino kiganiro mugihereza abantu muri kuza muvuye muri Afrika, kino kiganiro mu kirebe. Umuntu uri gukurikira iki kiganiro uri muri Amerika ukeneye gufasha umuntu uzaza acyoreze muri Afrika bakirebe. Babyeyi nimubwira abana banyu ko dukeneye amadiguri, dukeneye ko biga kuruta uko dukenera ko tubashyingira. Tuzabashyingira igihe kigeze. Basore mwebwe nimwe mbwira, namwe abapapa bigoye bitoroheye nimugerageze. Birumvikana biragoye kuko ni inzitane, ubuzima bw'iki gihugu buragoye. Gutekereza ukareba shift akazi, ukareba kurera abana, ishuri biragoye, ariko dufite ingero z'abari kubibasha kandi bakabigeraho. Rero numva nahinira nshimira abantu mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, mukabisharinga, mukabiha n'abandi. Shimira n'abantu mugira uruhare mu buzima bwacu kugira ngo buhinduke, abantu mutugire inama muri community, abantu mutwunganira. Burya tugira inshuti kandi inshuti zikagira icyo zitumarira. Mpereye kuri abo ngabo twaganiriye ndi hariya muri Washington DC, vraiment ndabashimira cyane. Mureke rero ubwo twamaze kugira ibyo tubona, dufashe abarimo kuza kugira ngo bazabikunde kandi bibaryohere. Numva nahenera ahangaha, ahubwo nkabifuriza amahoro y'Imana, nababwira ngo muhahe muronke kandi mutsinde. Ntabwo ubuzima kubamo no gutsinda ari amahirwe. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Ndibwira ko ikiganiro mu gikunda. Ciao, thank you. Ijoro ryiza, igitondo cyiza, gicamunsi cyiza, bitewe naho uherereye. Ugeza upfa ndahenda amahirwe yanjye, ariko akanga kusekera. Twashoje ikiganiro, mushake mukureho, twashoje. Ariko akanga kusekera. Ubuzima ni amahirwe rwose, amahirwe ni makeya.